ukuntu rero byagenze nakuze mbona ababyeyi banjye bameze neza, ngeze mu myaka 12 batangira kujya bashotorana mu kuntu batongana, bigeze hejuru ibintu biranga biba ngombwa ko batana. Papa agenda ukwiwe na mama tugumana home nyine na n'ubu niwe tukiri kumwe. Noneho kuva papa yagenda ubwo ngewe niswe umwana mubi ngo cigikira ngo mama najya njya kwa mukecuru babyara papa ati wowe tuvira kabisa nago ukenewe aha. Binza kugendekera gutyo kajya bacinje imico mibi bikanga nkabereka nyuma katari byo bagera papa agera aho ngaho aravuga ati ngatubyihorere ibintu nyina bishyira hasi, ariko byari byarabaye mu mabanga biza kujya hanze. Ubu ngubu rwose nago babana, urumva nge life yanjye iragoranye byatara. Nazwe kuva kera cyane, nazwe nadatanditse na family yambyaye. Umwize yari mama my Helen my Halloween, ko niyo wanyumvaga kandi agize kurija. Nashinjwe itabi cinjwa byose mama guma haba, yambaye hafa amarira yarize ndayibuka, yamaye twose yarafite paka ndanakura. Umwana wawe w'umuhungu burya aragukunda, nyogokuru ati genda sinjyewe wakubwiye, sogokuru ati genda wowe uri n'umusega. Nyogokuru ati genda sinjyewe wakubwiye, sogokuru ati genda wowe uri n'umusega. Ukunda nyoko kubi, iwacu nitubyari byanabi nk'urumogi. Uri ikibwuri igicucu n'ibindi bitutsi, nka pevera nk'ipowera nkamera nk'umusazi. Drill me gicupi utataka inzanye wallahi, drugs guri gare nkura strange z'amakare, peke ziri kare ni nka femu ya atake, genge yuzuza stadi rusha mare wa makare, kani ruta wani rusha traffic muri kare, benge muzibaye zidakoma kuri gome, muri kaye muri fate mudafata mudasozwe, kani ruta wani ruta traffic muri kare, keme muzibaye mudakoma kuri gome ya nawe tamu aramfasha ngiye kuririmba. Iyo ndimo kurya ndi kuvugamisha inyama mu mufuka, urwango bari gusuka umutima nidutaruca muco nagati bodi rimanuka ufuka sinjya niburiramo nagakuka. Ababyeyi mu gitondo rya kukazi rya gukora, kandi mu by'ukuri nta munsi dutana no kwikora. Aho watsufasha n'ubwifari genda hirya toka, ibyisi biraza bishira mitange na vidaroka. Amaniga yanjye n'imbere guhuza ni mu munota, kandi uko drama bose buri soba nago nakora ikosa twese dushye haba ufata vora. Rubanda bona inkuru wagishaho bakuzowa isheni wadutanze n'umusheni, yaratubaze gusa nyuma gotoke shinagibet n'umugeta n'amavet wiwi babuze kesi ngo tuzazira amavet galala omwes maboko mwese fulet. Dorko bareba mbe yatukuye buri wese kabosi zamuriye barara bose batitiye, iminara zankupiye n'umunyumva zagigiye. Umusaza bamuniza urugo gusa batiye, nta numwe wamenye ava kwisi yibasiwe ava kwisi. Umukabara cakaza gusa nibashira imaka, bafata akantu kabosi bashyira mu mufuka. Akanya barebanye batuyu nitumusiga, warebaga imbunda mani gukabura icyo kuvuga. Baramutwaye ibintu byose bibasako, ampiku yari sako, isaha nayo yari sako, amapine yari sako, navora byari sako. Hari urusaku kabosi zamuriye barara bose batitiye, iminara zankupiye n'umunyumva zagigiye. Umusaza bamuneza urugo rwose batiye, nta numwe wamenye ava kwisi. Reka twongere tubaye kaze kuri Neke TV show nk'ibisanzwe. Twongeye twagarutse uyu munsi nta gusanzwe, uyu munsi twabyutse neza, uyu munsi twongeye gutembera. Gusa mbere yuko tugira ibindi tuvugana, nagira ngo nkwibutse ko ukwiriye gukora subscribe, like, comment and share kugira ngo ibi biganiro bijye bigera ku bandi bantu benshi. Uyu munsi rero ntago abashyitsi dufite
ntago ndi bubite abashyitsi ni abasangwa kuko ibyo ari byo byose murabibuka ntago ndi buze nako kugenda mbavuga baraza kwivuga ariko niba mubyibuka neza muraza kumenya abo twatumiye dufite abana bameze fresh na abana bafite impano kandi batanga icyizere muri industry nyarwanda biramutse bigenze neza bakabona amaboko agomba kubashyigikira so reka tukwakire turakwakiriye izina ryanjye banyita Africa Jazir reka tukwakire nyine winjire like mu rurimi rwa kabiri my name is Sad Boy for kuririmba tu ubwo twagiye mora nirukanjye mora Jack impinduka mora nguruka abanzi banjye ndabaruta Jack izivuna track zanyu ziranuka mugura amasuka atara zanyu nibimuga Jack ibigoma apana kuza mujwigira muzi gusoma ibitabingenywa mukamira drug nyinshi cyane abanzi banjye babatiza apana gusobwa cyangwa kuza mwikanira ni ngombwa kuvuga abanzi banjye nkabazimya shaza kulipa map yose nkabasiba Jack kuvuga amagambo aryana nk'igisura mbona mwiruka kuri diru zibaruta tumwami winjyana najya studio mu makuba ushaka ko tujyana wabacita cyangwa inkuba ushaka ko turwana niga turi mu nkanika vaze byiriji topare na nkayitupa mfite loyo diru nkabatiza nibikunda mfite loyalty kwepe fege nagatunda jazz nakabika intwaro yanjye n'uyu munwa imbunda nakabiti nawo shake n'umufuka ya Yo man brother ugaragara ko n'ibintu uvuga bidasanzwe reka tujye no kuri ubu turagenda twakirana gake gake ubwo arabizi uburyo tumwakira nawe uranza twibwira sibyo okay uwo nguwo undi reba ko microphone uri kubona yaka okay twagiye wewe bakwita nde banyita Africa Husna okay tugiye kwakira muri bwa buryo bwa bundi twagiye studio bigoye mani uko nyizinote dosose yagura amakoti cyangwa uzagurira bambaye imbote intware ziri ku ntore bra n'inkizo nkembe kore urashingwa mviba bisoze cyangwa uratega umuse y'abahonde ubukoni bwari bugoye bwaramenetse nabuyoye people mfite ubutoto ereka po nagera bashora zero waza sezeri bishyira biyenga umuzigo ukurira mgenga fata imyenda akunze muri nzeri wenya kangugeze muri nzeri guturuka mujyanye muzange nge nabanje unuka sinzwapfuye bane mbere iyo nigifite duze amenya mera ku majigo nturiga namenya utuye imizigo afrotora marapiki mbyina mahamba promotion zo kumuha Rwanda turiro kofo ubugeni bwacu bimuvinko bas mbura mayeto wisumboto muri marato kuyihange nawe hawo nande kandi nanjye wayiswe nande imitwe nagengwa yiwe igemera kurusha imyaka usaze kanyitara marumwaka inike ziri guca mukamba gyese gikamba kamba yumvisha sinza pete sinze gukina byikuri sete wasandira hadko aturiko murange ameko avonzu mbana muswa mbana karimwe ni brata bata Yo ni Bratan bata tubikura ku rurimi rwacu njye navuga ikinyarwanda gacinyuma mfite umwanda kuri co nari umwanda muri kuna mva Uganda neza amashuri na Uganda ese mu twakora Uganda nongera byita umwanda uzongera byita umwanda niga ziri tu vuga numva ongera tuvuge nkumva ngere tuvuga nkumva ngugere gusura bariya wumva rubande bazira kutumva mu gihe inyembe ziragatuza wowe ujya kumakuza asumbye kubyina tunda ze utavangiye sinjye kigeze dusangiye ndasuza mutangire ndabadoda kugeza murangiye sinkeneye ku mustar kuri ibyo nabirenze uzumva inzigo cyangwa ubureke ubuzima ni hatari uburapa n'icyari rushati babyize iyo wishyize hasi mu kintu bacu kuri man negeje kuzamuka imidari Yeah man. Wajya bakwita Africa Husna nawe turakwakiriye. Video yawe barayikunze barayibonye? Yego. Barayibonye ko kuri TikTok waciye ibintu. Yego. Husna wabyakiriye gute? Byakiriye neza. Wabyakiriye neza? Bwa mbere ubona abantu bari kuvuga ngo uyu mwana afite impano wiyumvise gute kiriya gihe? Niyumvise neza Numvishe mfite impano yuko abantu bangiriye icyizere. Wow. Umvise abantu bavuga ngo Husna afite impano.
Ni ikihe kintu wumva wabwira abantu bose bagufitiye icyizere nk'umwana ufite impano? nababwira bagakomeza bakangirira icyizere, yego, nanjye hari igihe bazagera mu bintu nyine bikomeye nanjye nkabafasha. Ukabafasha. Okay, turagira ngo ugire message uhereza Zero Trap. Ubushize twamwohereje video yawe aravuga uyu mwana arashona ntari bikabisa. Gusa bibaye byiza dutekereza ko mu kiganiro wenda kizakurikiraho nazahura. Gira message umubwira. Namubwira yuko mu kindi kiganiro twazahura tukabonana tukaganira, tubonana amaso ku maso, ntabyo kuvuga ngo ndamubonye ngari kuririmba kuri televiziyo. Ndamukunda kandi cyane. Uramukunda cyane. Watangiye gukunda indirimbo za Zero Trap ryari? Akizitangira. Ubwo si indirimbo yiwe ya mbere urayizi? Ntabwo ndi kuyibuka. Ariko nyine uramwemera tu. Okay, tuguhaye ikaze. Ukatwongere tuganire na brother wawe. Tubibutsa ko abangaba ni abavandimwe. Umwe umutoya ni mushiki, undi ni musaza, we ni mukuru. Bro, tuguhaye ikaze. Bro, numvise mufite impano zidasanzwe. Kabisa. Family yanyu. Ibi kuri wowe ubona umuzi w'ibi bintu hari undi muntu wo muri family yanyu like nka papa cyangwa sogokuru cyangwa undi muntu wo mu muryango wigeze ukora ibintu byo kuririmba? Wapi, natwe ntabwo tuzi ukuntu byaje. Family yacu background situzi nta muntu wigeze wisanga muri ibi bintu. Ahubwo twebwe uko twavutse twebwe twasanze biturimo atari ibintu dushakisha ngo tubikura ku ma background. Wapi, twebwe ni ibintu biturimo tu. Hanyuma ubwo ngubwo bwa mbere uvumbura ko ufite impano yo kurapa, byaje ryari? Byaje gute? Byaje ngiye gusoza primary, niga mu wa 6. Ndapa indirimbo za Zero Trap. Nawe wari boro za Zero Trap? Kabisa. Tamo nk'imwe. 0-0 amakipe arakinye habura utsinda ni 0-0 guturuka gwenyoro dushaka dinyoro mudiyo baro cream fitifishi banyita umufisha nubwiza injugu zinjije ubudila amabica bashaka gapisha nukuza gwenyoro tukanywa amabia inyuguti ziba mu mijyino usomaho rimwe kane niyo nzira mu muziki arimo tuyira ushaka kunyura amasabwa kuziba maze ubundi turebera riga ufite ibiceri ni uko rizina kandi ubwo umva arizo nzima twe twazibya amatwi tarazira zimira turashaka abahanzi bazima bo muzana ukwezi kumwe barazima umutwe wanjye uri mu ruziga ruzingatiye amateka yo kugigira nidusangira sinza gusigira mfatiye ngurungusurira turabazi mutora ubusurira ngo nuko ikipe yanyu ifite sugira iyo hiti nge sinayitikira kubunza umubu nijoro batikura iyo nandika vazi ndavutura subiza impamvu ya stage n'imbutura irayidi nijyari dufutura muri hip hop ni habe gucumura ubukode buburamba zimuramba mbabari ikibuganda gicukura sinace mbindege tutanganya ibiro ramutifatiranye ndi mu biro nubwo buriza zaka ku muriro sinakora ikosa ngo nkuru muziro kudamabura nushaka imitaka wirira ubunyama bagoye ku kiro lazara kumari muke 0-0 Shaman ufite imana idasanzwe ariko sinzi ariko reka nizere ko imbere ari heza. Ndakeka twizera bimwe. Mbere yuko dukora iyi interview cyangwa dutangira iki kiganiro nge bari ntago nari nzi ko nawe wenda uzi like gusubiramo izabandi zari zawe already. Hari indirimbo wigeze kutubwira ko wanditse ariko ari inspired by true story. Ari true story byabaye. Reka ahari wenda tuguhereze time like uduhe ubuhamya. Wenda bibe kuri wowe cyangwa se byagenze gute kugira ngo uze gusanga wahimbye iyo ndirimbo. Iyo inspiration kwanda niyo ugiye kudufasha gusangiza abanyarwanda mbere yuko tuza kuri iyo ndirimbo. Ubwo ngewe kanongere mbabwire n'ibindi bindanga bitari ibyo navuze. Noneho ngewe mvuka 2010 nkaba naravukiye mu Bugesera Imayange. Navutse ababyeyi banjye bose mbabona dukura gutyo mbabona turakura kabisa
ngize imyaka 14 baza kumera nk'abatanyemo gakeya ukuntu ngira ni bya bintu nyine by'ababyeyi tu nzamutse hejuru ntangira guhura n'ingorane nyinshi cyane aho umwe namubwiraga ati bwira undi namubwira ati bwira undi papa birangira kuza agiye burundu agiye dusigarana na mere arapevera aragumya araturera kugeza na n'ubu ngubu noneho indirimbo yanjye ira true story impamvu nayanditse kuriya bira bintu byose ni ibintu byambayeho jya kwa ba mukecuru bakambwira ati genda wowe ukunda nyoko kabisa nta kintu twavugana hano ni ku muhungu w'iwacu kire kumukunda navuga ati ndamukunda ati reka ukunda nyoko izamukire agenda sogokuru akaba yananuka akanuka ari ibintu bya danje kabisa ari ibintu bivunanye ndavuga ati ibi bintu ngomba kubibika nazagera n'imbere nkajya nyumva nkayibuka kugeza na n'ubu ngubu ngenda yumva byose nkahita mbyibuka kabisa ngahita byibuka byaje none icyo gihe yari wowe wenyine yari we mwana wenyine mu rugo oya ntago ndi njyenyine tuvuka turi batanu gusa bane nibo twakunze kuba turi kumwe byatari ari ngiye mukuru niwe mfura mu rugo ubu kugeza n'aka kanya muzehe ntagaragaruka wapi ntagaragaruka kabisa ubwo ngubwo gusavayivinga bimeze bite uburyo bw'imibereho mu rugo afasha dukeya abafashiriza iyo ngiyo rimwe na rimwe nkanamubwira nkumva ameze nabi agahita bikatsaringa naho iby'impano yanjye byo ntabwo wajya kubibwira umubyeyi reka umubyeyi wanjye w'umupapa n'umuntu utanyumva ahubwo mere baniza kumufasha akagira ubushobozi ndabizi ko yari kubikora kuko mama aranyumva byatari aranabizi ko mbizi kuririmba aranafasha mu buryo bwose bushoboka agashaka ukuntu yambwira akangira inama ndumva ari ibyo ngibyo kabisa reka noneho tubwire se ubu ngubu nta gitekerezo cyo gusubirana wumva bafite kareka ntacyo baba bafite kabisa ahubwo byaradobye kurushaho ubu nibwo byabaye bibi ni wowe imfura mu rugo ariko yego uriga ubuzima bw'amashuri bimeze bite ndiga ngeze mu wa 4 secondary ndiga kabisa bimeze neza ndagerageza bitewe n'ubushobozi ukuntu buhagaze ndagerageza birumvikana hamwe no gusenga bizagenda neza man ibintu byose no kubyereka Imana kabisa kandi nizera ko ibintu byose Imana ibibizi nta kintu kibaho nta mpamvu no turajya ngo wende uhe like freestyle kuri iyo ndirimbo wanditse ariko ugendeye ku nkuru yawe kuri iyo nkuru ntaribe nazwe kuva kera cyane nazwe nadatanditse na family yambyaye umwize hari mama my Helen my Halloween ko niyo wanyumvaga kandi agiza kurija nashinjwe itabicinjwa byose mama guma haba yambaye hafa amarira yarize ndayibuka yamaye twose yarafite paka ndanakura umwana wawe w'umuhungu burya aragukunda nyogokura ati genda singewe wakubwiye sogokura ati genda wowe uri n'umusega nyogokura ati genda singewe wakubwiye sogokura ati genda wowe uri n'umusega ukunda nyoko kubi iwacu nitubyari ibyanabi nk'urumogi uri ikibwuri igicucu n'ibindi bitutsi nka pevera nk'ipowera nkamera nk'umusazi reka iyo ndirimbo yaba yarasohotse wapi ntabwo irasohoka nta ndirimbo nimwe ndajyana studio ngo isohoke wapi nabuze ibishoro kabisa ubu ngubu ubigiye kubijyamo ntabwo ubona ko wenda bishobora kuba byabangamira imyigire yawe wapi ni ibintu nafatanya bibiri ibi kwiga no kuririmba byose ni ibintu byiza kwiga birakorwa no kurimba bigakorwa kandi byose ni byiza nta kintu cyabangamira ikindi wabimanaginze neza
reka hari wenda tugushimira ariko twizeye ko imbere bizagenda neza rikumva yego reka noneho tubikora uko nguko mugiye kwerekana like ibyo mushoboye uzajya ukubita indirimbo imwe uhereze nawe usi n'ubu tugeze mu gihe noneho cyo kwereka abantu niki aba bana bashoboye nyuma yo kumva inkuru yanyu nyuma yo kumva like aho ibintu ukuntu byagenze kugira ngo muri aha reka noneho mudusangize like your talent wahera kuzawe ariko bibaye byiza wakwibanda ku byawe pana ku by'abandi kugira ngo abantu banumve bamenye neza umuntu turi kumwe utangire haze gukurikiraho Usna Drill migi chupi utataki nzani wallahi Prags guri gare nkura strange z'amakare peke ziri kare ninka femu ya atake genge yuzuza stadi rusha mare wa makare kani ruta wani rusha traffic muri kare benge muzibaye zidakoma kuri gome muri kaye muri fate mudafata mudasozwe kani ruta wani ruta traffic muri kare keme muzibaye mudakoma kuri gome nawe tamu arafasha ngiye kuririmba iyo ndimo kurya ndi kuvugamisha inyama mu mufuka urwango bari gusuka umutima nidutaruca muco nagati bodi rimanuka ufuka sinjya niburiramo nagakuka ababyeyi mu gitondo rya kukazi rya gukora kandi mu by'ukuri nta munsi dutana no kwikora aho watufasha n'ubwifari igenda hirya toka ibyisi biraza bishira mitange na vidaroka amaniga yanjye n'imbere guhuza ni mu munota kandi uko drama bose buri soba nago nakora ikosa twese dushye habura ufata vora rubanda bona inkuru wagishaho bakuzowa isheni wadutanze n'umusheni yaratubaze gusa nyuma gotoke shinagibet n'umugeta n'amavet wiwi babuze kesi ngo tuzazira amavet galala omwese maboko mwese fulet dorko bareba mbe yatukuye buri wese kabosi zamuriye barara bose batitiye iminara zankupiye n'umunyumva zagigiye umusaza bamuniza urugo gusa batiye nta numwe wamenye ava ku isi yibasiwe ava ku isi umukabara cakaza gusa nibashira imaka bafata akantu kabosi bashyira mu mufuka akanya barebanye batuyunita umusiga warebaga imbunda mani gukabura icyo kuvuga baramutwaye ibintu byose bibasako amapiku yari sako isaha nayo yari sako amapine yari sako navora byari sako hari urusaku kabosi zamuriye barara bose batitiye iminara zankupiye n'umunyumva zagigiye umusaza bamuneza urugo rwose batiye nta numwe wamenye ava ku isi niyo ngiyo niyaziwe okay ibyo ari byo byose abanyarwanda babyumvise ntago kuri inshuro ari ukuvuga ngo abantu basigaye babeshye kuko isi navuga ko isigaye yarabaye ntoya ntago bicyoroshye kuba wapfukirana impano ufite niyo mpamvu bakakanya tuba twabatumiye kugira ngo mugaragarize abanyarwanda icyo mufite ndagira ngo duhere kuri Usna niye message wagenera abanyarwanda akakanya cyangwa umuntu wari we wese wumvishe ikiganiro cyanyu cyangwa uzabona iki kiganiro cyanyu ni ikihe kintu wamusaba namusaba ko nyine yazajya aratugirira icyizere ubundi hari n'igihe twagira twabona ubushobozi hari n'igihe yabura ubushobozi tukamufasha kandi ari nawe wadufashije ngo subiramo ako kantu akeneye ubufasha twamufasha ko nawe yaradufashije ntabwo twakanga kumufasha kandi natwe yaradufashije bivuze ko uri kumubwira ngo uwagira ikintu abafasha nagikore kuko namwe muramutse mufite mwamufashe kuko yaba yarabafashije yego okay Usna bundi wiga mu kangahe mu gatanu
ese hari imbogamizi runaka ujya uhura nazo cyangwa abantu baguca intege ngo ntago ubizi cyangwa ibintu nk'ibyo? ni abantu bajya banca intege. nta bajya baguca intege. gira inama ugira abana mu ngana bafite impano nk'iyawe. nabagira inama y'uko nyine bazajya barayigaragaza habaviramo inyungu nziza. Inyungu nziza. Okay, reka tugushimire Husna. Yego. Reka tugushimire kandi twizeye tudashidikanya ko ibintu bigiye kugenda neza. Utangire wandike nawe indirimbo zawe. Yego. Utaha nitwongera gukora ikiganiro uzaba ufite indirimbo zawe wanditse. Yego. Sibyo se? Yego. Urabyemeye? Uzagaruka ufite indirimbo zawe? Okay. Reka tugere kuri brother wenda wawe turi kugana ku musozo. Ndagira ngo ugire ubwire abantu bagukurikiye aka kanya ikintu kikuri ku mutima ubaka kanya. Sinzi ngo ni igiki, nicyo ngira ngo nyine ubwire abanyarwanda ikintu kikuri ku mutima. Ikintu ngomba kubwira abanyarwanda kindi ku mutima ni ukuvuga ngo bashaka abana bafashwe umuziki nyarwanda uzamuke. Niyo mpamvu natwe tutamera nka za Niger n'ibindi bihugu nka za Ghana. Twebwe nago dufashwa kandi na background zacu nago ziba zibyumva. Nkangurira n'ababyeyi impano z'abana kuzumva bakazumva bakaziha agaciro, atari ukubashyira mu byo bashaka byo kimwe. Kandi mbabwira abanyarwanda bose muri rusange dukunda umuziki ni mwiza, dushyigikira umuziki nyarwanda. Urareba ari ukuntu umuhanzi ubu ngubu asigaye akora indirimbo yayishira hanze ikabura abantu bayireba, bakabyo ugasanga ni miliyoni zingahe. Kandi nyamara abandi baradusize abanya-Niger, abanya-Ghana, wenda katuvuge muri Afrika no muri Tanzania murabibona ko bagenda badusiga kandi twe turimo kuri level imwe. Ndabasaba ko ngewe mukomeza mugashigikira umuziki nyarwanda, ariko nabonye byaratangiye kuzamuka. Dusabwa gufashwa kugira ngo n'izindi mpano cyashya zizamuke natwe tugereyo kabisa. Reka tugushimire n'ubutaha tuzongera tubatumire. Nkwibutsa ko ukwiriye gukora subscribe kuri Neke TV show kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Twari turi kumwe na Sad Boy Husna.